Shalom shalom bene data, Imana y'amahoro yongere baho umugisha, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Izina ry'Uwiteka rikomeze riganze mu ruhande rwanyu. Ni Aime n'ubundi ugarutse kuri kamera za Efeso TV. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha, ndabasuje kandi mbifuriza amahoro, nkomeza gusabira umugisha mwebwe mudahwema kudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, impande enye z'isi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza kandi ibagurira imbago, ihaze kwifuza kwanyu ko mu buryo butandukanye ijya iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Muratunezeza iyo mudukurikiranye, iyo tubonye ibyifuzo byanyu cyangwa muri gushima muri komanteri, natwe turushaho kubasabira umugisha. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha kandi Imana ibagirire neza. Uyu munsi wa none ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi ibagurira imbago, ibashyigikire muri byose, kuko mudahwema kudukurikira, mudahwema no kudushyigikira mukoresha amayinite yanyu cyangwa mega zanyu. Nyagasani namwe ajya abagirira neza kandi abashyigikire muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Kadutangire dusenga mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Uri data twese mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye imirimo yawe myiza udahwema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye kuturindira mu mayira hirya no hino, ukaturindira mu mirimo, ukaturindira mu ngo zacu, ukaturindira atandukanye. Intambara ziba ari nyinshi, Satani abaturwanya, ibihiga ubugingo n'umubiri biba byinshi, ariko wowe waturinze. Icyubahiro n'ikibi cyawe kubera ko gikwiriye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Duciye bugufi dushimira imirimo yawe myiza, duciye bugufi dushimira gukora kwawe, duciye bugufi dushimira kuri Imana itabara kandi uri Imana iturengera uko bwije n'uko bukeye. Icyubahiro n'ikibi cyawe murengezi mwiza, mwami nubwo baturinze ugakomeza kuturwanirira, suko tuba twakiranutse mu mivugire mu mikorere tuba twacumuye, ariko reka amaraso yawe atweze ko ijambo ryawe ryarambwiye ngo bajya kuvuga ijambo ryawe bajye babanza bave mu bidatunganye. Mbanje guca bugufi imbere y'amaso yawe, nsengera bene data nanjye nisengera kugira ngo amaraso yawe arusheho kutweza no kudutunganya. Nsengera abari gukurikirana iki kiganiro, abari kutureba nonaha, amahoro yawe n'umugisha ikomeze kubagaragaraho, imbabazi zawe zibasakareho, ubwiza bwawe barengere kandi bashyigikire mu izina rya Yesu. Ubakure mu bata bw'ibyaha kandi ubakure mu isayo y'abadayimoni, wongere ubashyigikire kandi ubarengere. Ayi jambo ngiye kubwiriza Mana riyoborwe n'umwuka wawe wera, abaryumva rigere bakora nawe ribajyana, maze amahoro yawe akomeze aganze kandi ategeke mu izina rya Yesu, amen. Mana yo mu ijuru ibamera umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira, Imana ikomeze kubagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dushimiye Imana se umwami wacu Yesu ukomeje kuturengera kandi ikadushyigikira. Murabizi mu minsi yatambutse impamvu abenshi mutari mwerutse kumana kuri izi kamera za Efeso TV, nari maze iminsi ndwaye, ariko nshimiye Imana yabanye nanjye mu mezi 3 ikangirira neza, ikangiza indwara zikomeye, indwara abaganga bari bananiranye zari zabananiye, ariko Imana ikangirira neza, Imana ikampa ubuzima, Imana ikandwanirira. Nshimiye Imana yanyijije igifu, nshimiye Imana yanyijije amara, nshimiye Imana yanyijije infection zo mu maraso, nshimiye Imana yanyijije impyiko, nshimiye Imana yanyijije n'ukuri malaria. Nari ndwaye maze iminsi ndwaye, ndabiza abakunzi banjye mwari mwarambuze, ariko n'ukuri dushimiye Imana yongeye kutugirira neza. Nasomye ijambo rirambwira nta kindi cyatumye ngusigaza no kugira ngo utunganye ibidatunganye. Nanjye nshimiye Imana itaremeye kunanga ngo mbe umuhigo w'abanzi banjye, mbe umuhigo w'ibyamigaga. Nshimiye Imana itaremeye ko abanzi banjye bavugiriza impundu kunesha, ariko n'ukuri Imana yabanye nanjye. Ariyo mpamvu nongeye gora kuri izi kamera za Efeso TV. Imana yo mu ijuru komeze kubagira neza kandi komeze kubarengera, komeze kubashyigikira muri byose mu izina rya Yesu. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku cyatuma duhabwa ubugingo, ku cyatuma duhabwa umugisha, ku cyatuma kongera gukomanga tugakingurirwa, ku cyatuma tongera gusaba tugahabwa. Uyu munsi umaze iminsi usaba ntuhabwe, umaze iminsi ukomanga ntukingurirwe, umaze iminsi usenga ukumva isengesho nirigenda. Ijambo ryarambwiye ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Tugiye kuganira rero ku cyatuma uyu munsi dukomanga tugakingurirwa, ku cyatuma dusabwa tugahabwa, ku cyatuma uyu munsi wa none isengesho ryacu riba nk'umubavumura imbere y'Imana. Cyo turagisanga mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Zaburi ya 50, turasoma umurongo wa 16, tugarukire ku murongo wa 21, maze Imana iturengere kandi dushyigikire. Imana itwohereza umwuka wayo wera kugira ngo abashe kudushyigikira kandi kuturengera, abashe kutwumvisha iby'ubwiru bw'Imana. Kubera ko ijambo ryarambwiye umwuka wera namanuka mu bisi ntuzabasha kubemeza iby'ibyaha byabo. Twebwe tuba tubwiriza, twebwe abavuga butumwa, abashumba, abahanuzi, buri wese yigisha ijambo ry'Imana, ntabwo twe tubereho kwemeza abantu, ahubwo twe tubereho kubwiriza, maze umwuka wera akaza mu mitima y'abantu akabemeza iby'ibyaha byabo.
niyo mpamvu tugiye gusoma amagambo y'Imana maze Imana irusheho kudushyigikira duha umwuka wayo wera abari natwe muri iki kiganiro cyo gutambutsa ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ijambo rirambwiye muri Zaburi ya 50 turahera 16 tugarukire kuri 21. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Ijambo rirambwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amagambo kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. 17 ubwo urinyanga guhanwa ukirenza amategeko yanjye. 18 uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Imana turengere kandi tugirire neza. Kansubire mu murongo wa 18 uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanya n'abasambanyi. Imana tubabarire, Imana tugirire neza bene data. 19 ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. 20 wicara uvuga nabi mwene so ubeshyera mwene nyoko. 21 niyo naringendereye cyane. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mana utugirire bambe. Kadusubire mu murongo wa 21 ibyo urabikora ubwo Imana ikubwira umunyabyaha nka kwihorera ukibwira yuko manye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Tugira uti amen. Iri niryo jambo ry'Imana nifuje ko tuganira. Imana tugire neza kandi Imana turengere, Imana dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Jambo rirambwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe. Imana tubabarire kandi Imana turengere, Imana tugirire neza. Tugeze mu bihe bigoye kandi bikomeye aho umuntu atakibasha kwemera ibyaha bye, aho umuntu umugera ukamubwira ngo ihana ibyaha kumva ngo akavuga ngo nta cyaha afite, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uvuze ko nta byaha ugira uba wise Imana inyabinyoma. Imana tubabarire kandi turengere. 16 niho atubwiye ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Imana turengere kandi tugirire neza. Ubwo urinyanga guhanwa uyu munsi mwene data wankurikiye, Imana yongere tugire neza kandi duhe umwuka wera. Ndinginga Imana ukurikiye uyu munsi iki kiganiro cyo kuri Abefeso TV, uyu munsi Imana tubabarire, Imana yongere ducyahe kandi twumve. Ijambo rirambwiye ngo ubwo urinyanga guhanwa, Imana tubabarire kandi tugirire neza. Birababaje kandi biteye agahinda. Ijambo ryarambwiye ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Kutamenya si uko tutabwiwe, kutamenya si uko tutumvishe, ahubwo twarumvishe twanga kumvira, ahubwo twarabwiwe twanga kubika mu mitekerezo, twanga kubika mu mitima yacu ijambo ry'Imana ngo ribe impamba ituyobora. Pawulo abivuga neza ngo nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Imana turengere kandi dushyigikire, Imana yongere duhe imbaraga zo kwihana ibyaha. Aya magambo y'Imana yo nyasomye njyanera ubwoba. 17 ngo ubwo urinyanga guhanwa ukirenza amategeko yanjye. Uyu munsi wa none mwene data wankurikiye, wewe waruri mu byaha, wewe wasubiye inyuma, wewe wakoreraga Imana ukayivangikana n'ibyaha, uyu munsi wa none ongera ugarukiraho. Yesu araguhamagara, ongera ugarukiraho, wongera uve mu byaha. Iri jambo riteye ubwoba, ariko Imana ni nyembabazi, Imana ni nyarukundo. Uyu munsi ongera ugaruke. Jambo rirambwiye ngo ubwo urinyanga guhanwa ukirenza amategeko yanjye. Imana natubwiye ngo nukibe, nukice, nugasambana, nukabeshye, nukarwana, nukiremera ibishushanyo, nukagira ute. Ariko urirenza amategeko y'Imana, urava mu nzu y'Imana ukajya gusambana, urava mu nzu y'Imana ukajya kwiba, urava mu nzu y'Imana ukajya mu bapfumu. Ufite ibyo baguhaye ngo ukenyerereho, ufite imyambaro baguha, ufite ibyo baguhaye ngo ujye wambarira hagati y'imyenda, ufite amavuta baguhaye ngo ujye wisiga ngo kugira ngo igikundiro kizaze, ufite ibyo baguhaye ngo ujye ucururizaho, ufite ibyo baguhaye ngo ujye wisiga ngo igikundiro kizaza. Ariko nanje kubwira ngo uyu munsi wa none ibyo bintu bireke garukiraho. Uyu munsi wa none va mu byaha, uyu munsi reka ubugome. Umuririmbyi yavuze neza ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kuzajya mu muriro. Mwene data uyu munsi wa none
birashoboka yuko wari unkurikiye uri umusambanyi, birashoboka yuko unkurikiye wari umujura, birashoboka yuko wowe kuri iki kiganiro wakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko iri jambo ryatubwiye ngo ubwo uri inyanga guhanwa. Imana turengere kandi tugirire neza, imbabazi z'Imana zongere zibe mu ruhande rwacu, maraso ya Yesu yongera dutunganye. Ni ukuri nyemerera uyu munsi wa none, niwe ari ijambo nasomye muri Bibiliya rirambwira ngo uyu munsi wa none numva ijwi ryanjye winangira umutima, babara uyu munsi wa none winangira umutima. Uyu munsi wa none ongera ubwira Imana ngo ndagarutse, uyu munsi wa none ongera ubwira Imana ngo nsinzwe n'urubanza, wongera ubwira Imana ngo uyu munsi wa none hari amategeko nirengeje, hari amategeko nirengagije, ariko uyu munsi ongera ungarukire, uyu munsi wa none ongera undwanirire, uyu munsi nongeye guhindukira, nemeye kureka igomwa, nemeye kureka ubusambanyi, nemeye kureka ubujura, nemeye kureka imirimo y'umwijima, nemeye kugaruka, nemeye guhindukira. Ko ijambo ryarambwiye mu Ngoma za 2:14 ngo abantu banje bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira, bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzabumva ne mwijuru mbabare ibicumuro byabo. 13 hejuru akavuga ariko nibanga kumva nzabateza inzige zone imyaka yabo. Imana turengere, Imana idushyigikire. Impamvu muri kubona ibiciro biri kwerurira ku isoko, impamvu muri kubona uko bukeye nuko bwije ibyo kurya biri kuzamuka, nagaruka Imana ari ingome, nagaruka Imana ariko yabigambiriye, ahubwo ni ibyaha byacu, ahubwo ni ibicumuro byacu. Impamvu muri kubona umwana ariko ifata agatera icyuma se, impamvu muri kubona umubyeyi ariko ihekura akihekura abo yabyaye, ni imbaraga z'ibyaha. Abantu nitugishaka guhindukira, abantu tugishaka kuva mu byaha, ariko uyu munsi wa none mwene data nyemerera wumvira ijambo, ni winangira umutima, wongera ubwira Imana ngo nukuri numbabarire. Paulo yabivuze neza ngo nunyebuka umbabarire, ngo nk'umugaragu wawe nunsige. Uyu munsi wa none ubwira Imana ngo nemeye gutsindwa n'urubanza, uyu munsi wa none ubwira Imana ngo numvishe ijambo, ndatsinzwe, nemeye guhindukira. Ubwira Imana ikugarukeho. Iyi Imana ni nyembabazi, iyi Imana ni nyarukundo, iyi Imana ishoboye byose. Nukuri ni wemera ukumva uzarya ibyiza byo muri iyi si, ariko ni wanga ukagoma inkota y'Uwiteka izakurya. Imana itubabarire turengere. 18 haratubwiye ngo uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Imana itubabarire. Iri jambo rivuze iki? Ubwo ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ngo wifatanya n'abasambanyi. Kwifatanya n'abajura ni gute? Ni handi uzabona umuntu arimo arakora ibyaha, umuntu arimo ariba, cyakaza avuga ati harano mafite gahunda yo kujya kwiba, nkaho wamukebe umubwira ati nyamuneka biriya si byiza, warangiza ukamugira inama ati ngaho genda, wifatanyije nawe. Kwifatanya n'umusambanyi ni iki? Ni igihe umuntu azasambana. Imana iturengere kandi tugirire neza. Meretse kuganira n'umwana w'umukobwa, araza arambwira ndi kumubwira ibya Kristo, arambwira ngo rero kankubwiza ukuri, ngo ngiye ngo gusambana, ngo nasambanye nago kubera ko afite umwana, nasambanye ngo umwana wanjye niyabaho, nasambanye ngo inzu sinayishyura, nasambanye sinabona ibyo kurya. Ndangije namugatero nubwo uri kubikora, ariko umenye ko Imana itabyishimiye. Mubwiza ukuri. Ikintu cyambabaje nuko namubwije ukuri, arambwira ngo uhereye nonaha kubera ko nanze kumushyigikira, arangije mbona ararakaye, uhereye nonaha afite nimero yanjye, mbona aramborotse. Kubera iki? Kubera ko namubwije ukuri. Mwene data mureke tubwiza abantu b'Imana ukuri. Ikintu kibabaje, umuntu yijya kurimbuka umureba ngo umushyigikire, umuntu yijya muri Gehinomu akora imirimo ya Gehinomu ngo umushyigikire, umubwira ati sawa, ngo umusekere. Mubwiza ukuri, nashaka kwange. Tewe ne wabivuze neza, aravuga ngo Imana ifa kubikwemera, batakwemera izabemeza. Haranira kubwiza umuntu w'Imana ukuri, azashye, azajye mu muriro, ariko wowe utabigizemo uruhare. Biragatsindwa kugira ngo umuntu azashye nawe waramushyigikiye, ku munsi w'urubanza uzabibazwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, ufatana n'abasambanyi. Imana iturengere kandi tugirire neza. Kebura abantu, babwire bave mu byaha. Niba bikwangira, ndabizi amagambo nk'aya ngana abantu bayakunda, ariko mwene datanga ubwiza ukuri, umuti usharira ni ukiza. Nyakunda kubwira abantu mwabwira ngo umuntu aguhaye ingufuri ifunze, ntago urufunguzo byakumarira iki? Ibyo mbigereranya n'ubuhanuzi. Abantu mw'iyi minsi bishwe n'ubuhanuzi. Abantu barajya mu rusengero ngo kanumva iki Imana imvugaho. Imana iki kuvugaho urakuvugaho utakuzi. Urajya mu rusengero uri umusambanyi, utegereze ngo Imana yakuvugaho iki? Imana nta kindi guhimisha, iguhimisha kugushyeshyenga, ikakubwira amasezerano atazasohora. Imana uyu munsi wa none turengere. Niyo mpamvu abantu b'Imana uyu munsi abeshi baguye, barangiza bagashyiraho urubanza abantu b'Imana ngo baraduhanuriye n'ibyasohora. Si uko bitasohoye, si nuko bahanuye ibinyoma, bahanuye ukuri. Ariko we bahanurira urinde, we wakira wakiriye iki?
barakubwira ngo Imana iguhaye inzu y'umusambanyi, barakubwira ngo Imana iguhaye umugabo buri uva aho ngaho ukajya gusambana, urasambana n'abantu 3 4 5, urasenya ingo z'abantu bubatse, warangiza ngo Imana iguhaye umugabo, warangiza ngo Imana ngo yakuvuzeho iki kizaguha amasezerano y'amahuri, uzayicana paka ukayarimbukana. Imansi wa none mwene data, numva ijwi ni winangire, numva imuburo y'Imana ni winangire, wongere ubwire Imana ikurengere. Uyu munsi wa none arabo washyigikiye bajya mwirimbukiro, ariko ubwire Imana ngo uyu munsi mbabarira. Iyo ubwiye umuntu yasambanye yamara gusambana agakora ibyaha, ejo bundi umuntu w'Imana yaramamagaye arambwira ngo ndashaka ko dusengana, aranyicaza arambwira ngo ndashaka tuganire, kuko ngiye gusengana n'umuntu turanza tukaganira, niko gusenga kwiza. Ndambwira turashaka dusengera iki? Arambwira ngo Imana imbabarire ngo umuntu yaneye inda, ngamaze kuntera inda nyikuramo. Yambwiye ijambo rirambabaza, arambwira ngo umuntu waneye inda ngo ni umukozi w'Imana. Hanze hari abiyambitse ishusho y'intama kandi ari amasega aryana, ngo yaraje anera inda. Ngarangije amaze kuntera inda ngo nanjye nyikuramo. Naramubwiye ati rero wakoze ibyaha. Yesu ashimwe cyane bene data. Nimubwiza abantu b'Imana ukuri, niba narimbuka bazizire, ariko batibe kuzarimbuka nawe ubigizemo uruhare. Bwiza umuntu w'Imana ukuri, niba ari mu busambanyi mubwira ati nubwo uri gusambana ariko uzarimbuka, nubwo uri kwiba uzarimbuka, nubwo uri kubeshya uzarimbuka. Wijya korosa ngo umusekere, ngo umubwire ngo umushyigikire ngo ibyarimo ngo ari gihe bizakunda akabivamo, mubwire ngo nubwo ubirimo uyu munsi wa none n'uwo wawe, ejo sahawe. Imana turengere dushyigikire. Ndangije namubwira ngo rero wakoze icyaha, emera guhindukira uce bugufi kandi wemere kwihana, kandi ikindi wihanye utazasubira mu byaha. Uwo mwene data ikintu namukundiye, Mwuka Wera yaramanutse aho hantu, yemera guca bugufi arihana, yemera kwakira Yesu n'umwami n'umukiza bundi bushya. Arakizwa abwira Imana ngo mbabarira ubwicanyi, arakizwa abwira Imana ngo mbabarira kumena amaraso. Mwene data nkubwire wowe nkurikiye, birashoboka ko abankurikiye waramenye amaraso, ariko amaraso y'aba baziranenge ari gutaka. Aya maraso y'uyu muziranenge wamenye, efode my grace shando bene stance, ari gutaka kandi yazagucira urubanza. Ariko uyu munsi wa none niwumva imiburo y'Imana ni winangire, niwumva ijwi ry'Imana ni winangire, ubwira Imana ngo mbabara nakuyemo inda, ubwira Imana ngo nashyigikiye abakuyemo inda. Iyo umuntu akubwiye ngo natewe inda ariko ngiye kuyikuramo kubera ko namibereho, warangiza ukamushyigikira, warangiza ukamubwira ati mfite umuntu waguha umuti, warangiza ukamubwira ati ngo ngujyane mu bapfumu, nawe ubaye umwicanyi. Ariko uyu munsi wa none ni winangira umutima, wumvira ijwi ry'Imana, wongera ubwira Imana ngo naragomye, umbabarire undengere, wongera unshyigikire. 19 atubwiye ngo iki? Ngo shyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Nukuri Imana itubabarire, Imana itubabarire bene data. Uzi kugira ngo wicare ugambirira ati ngiye guhamagara runaka mubeshye, nimara kumubeshya ndamukuraho indonyi, nimara kumubeshya ndamukuraho icyo kurya cy'uyu munsi. Tekereza ko ubonye icyo kurya cy'uyu munsi, ariko ku munsi w'urubanza ukazarimbuka uzize ibyo kurya washakaga by'uwo munsi, kubera ko ururimi rwawe washyizemo kubeshya. Imana itubabarire kandi turengere. Ururimi rwawe rukarema uburiganya. Uzi kugira ngo uriganye bitari ibyawe, ubizi neza ko atari ibyawe, ariko biriganye rwose ushinga n'urubanza. Nukuri Imana itubabarire. Mwene data uyu munsi wa none ndabizi neza wowe nkurikiye, wowe ukurikiye iki kiganiro cyangwa kurikira ijambo ry'Imana, hari aho uri bukomangwe ku mutima, ariko niwumva imiburo y'Imana, ndashaka nitumara kwigira ijambo ry'Imana, nitumara kuryumva, ndashaka turisengeremo. Waba warasubiye inyuma, ese waba utarakizwa ukiri mu byaha, nitumara gusoza iri jambo hari amagambo uri buze gusubiramo, ndi buze kuvuga, ariho Yesu yavuze ngo niwizeza umutima wawe ukatuza akanwa yuko Yesu ari umwami uzakizwa. Ayo magambo ndaza kukwatuza, numara kuyumva wature nawe ukizwe. Efode bindi my grace shando bene stance. Imana yashaka ko duhindukira, Imana yashaka ko tuba ibyaremwe bishya, Imana yashaka ko tuba umunyu w'isi, Imana yashaka ko tuba umucyo, ntabwo Imana yashaka ko tuba umwijima. Efode with distance. Imana yaratubwiye yivugira mu ijambo ryayo ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu abantu dushyigikira tugashanga Satani. Satani uramusanga nta muha agufitiye, nawe arakwica. Mperutse kuganira n'umuntu umwe yari yansuye mu rugo rwanjye, n'inshuti yanjye, ni n'inshuti y'umuryango. Ndamubwira ngo uruhande rumwe abantu hari igihe bavuga ngo ibintu byose ngo Satani yanyoheje. Mu rugero ndamubwira ati nugute umuntu
ava i Kigali agahamagarana n'umuntu kuri telefone ari umusore, agahamagarana n'umukobwa akamusanga i Karongi cyangwa akamusanga mu Mutara, nta kindi kimujyanye agiye gusambana. Ukibaza ukuntu umuntu bavuganye agiye kureba si musaza we, ntago ari umugabo we, ntacyo bapfana, yarangiza ati ngwino nsura urarara ejo uzataha, wibuke ko baranaga nta sano bafitanye. Yarangiza akava i Kigali akoga nta mutima uramucira urubanza umubwira ati ibintu ugiyemo nta mumaro, ibintu ugiyemo bugiye mu irimbukiro, ibintu ugiyemo ugiye muri Gehinomu. Yamara koga akisiga, yamara kwisiga akambara, yamara kwambara agaheka igikapu cyangwa akagenda uko yapanze, yamara kugenda agakatisha itike. Nta mutima uramubwira ngo ugiye gusambana, nta mutima uramubwira ngo ugiye mu byaha, nta mutima uramubwira ngo ugiye mu mirimo y'umwijima. Yarangiza agatiga imodoka akagenda ngaho yisanze i Karongi, yamara gusambana akicuza agatangira ngo Satani aranyoheje. Akoheje ute ko Imana yavuze ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga? Kurwanya Satani Imana yavugaga kari ukugira ngo niba umuntu aguhamagaye ati ngwino ubanze utekereze uvuga ati umuntu mpamagara nshaka iki, niba mpamagaye ndi umukobwa arashaka tuyende dusambane, arashaka tuyende dukora imirimo y'umwijima, imirimo y'ibiteye isoni. Warangiza kuvuga ati ntago ndi bugeyo. Icyo gihe utagiyeyo burya uburwanyije Satani, burya aho ngaho n'Imana iguha imbaraga ukahita uhunga. Ariko niba aguhamagaye ati ngwino nawe ugatangira ati negera imitike, itike akayiguha. Icyo nicyo kisha abantu mw'iyi minsi, itike ikoze ku bantu. Abakobwa batwaye amada bazize amandazi, bazize itike, bazize gusukishwa, bazize miti. Utekereza kugira umuntu aguhamagara kujyane muri roja agusambanye aguhe burusheti n'ikirayi, nurangiza ugenda uryame ukuremo inda. Imana iturengere tugirire. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Ariko uyu munsi wa none niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima, warangiza hejuru ya burusheti n'ikirayi ukaryama, ukahakura sida cyangwa ukahakura n'imitezi cyangwa n'izindi ndwara, warangiza ukahakura inda. Tekereza ukoze icyaha cyo gusambana, ukoze icyaha cyo gutwita, warangiza ukakora n'icyaha cyo kumena amaraso. Imana iturengere dushyigikire. Uyu munsi wa none emera uhindukire. Uyu munsi ongera uve mu rungabangabo wikerezwa n'abanyegiputa. Muvandimwe, hanze aha dore utegeweyo, hanze aha hariyo abagome, hanze aha nta mpuhwe Satani agufitiye. Ngwino ugwagwanira mu nzu y'Imana, ngwino ugwagwane wongera kwakira ubuntu bw'Imana. For the win shando de my cry may not tire sankota bene for the my cry. Imbabazi z'Imana zongere zibe mu ruhande rwacu. Nukuri uyu munsi wa none Imana irababaye, ariko uyu munsi numva ijwi ry'Imana winangira umutima. Imana itubabarire kandi tugirire neza. 20 haratubwiye ngo wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Imana itubabarire. Muvande mwongere ukebuke, wongere usubiza amaso inyuma, wibuka abo wateranyije. Uzi kugira ngo wicara ubwire umuntu umuteranye kuri mwene so, umubwira ati runaka yambwiye ngarakwanga, umuturanyi wawe arakwanga, ukoresheje ururimi. Njya kubwira abantu ngo umurozi wa mbere nukoresha ururimi, kubera ko ururimi rurica, ururimi rurasenya, ururimi ntago rwubaka. Ukagenda ukabwira umuntu ngo mwene data yambwiye ngarakwanga, mwene se arakwanga, umuturanyi arakwanga. Warangiza nawe akagenda yuzuye kamere, yuzuye umujinya, yamugera imbere bagatimbagurana bakarwana. Ugasanga abantu baricanye biturutse kuri wowe, kubera ukuntu bavuza amagambo, kubera ukuntu wicaye ukavuga mwene so nabi. Njya kubwira abantu ngo nuca ahantu ugasanga bamvuga, uzamvuganire kubera ko uzahava basigare bakuvuga. Bene data, Imana nigapfushe ngo duseke. Ikintu kimbabaje mw'iyi minsi nuko abantu b'Imana tuyobya inzira. Mw'iyi minsi nuko abitiriwe izina ry'Imana, ariko turi gusenya umurimo w'Imana. Ugasanga umuntu aricaye, mwene so araguye, avuye mu byizerwa, nkaho wagiye ugataka, nkaho wagiye ukababara, ukabwira Imana ngo urufatiro rurasenyutse, ongera ugaruke ku murimo, ongera uhembure. Abajyaga barira itorero, dore Satani arabagushije. Ahubwo wo ku musozi ukamugira igitaramo, ku musozi ugatangira ati dore bamwe bigiraga barokore, ku musozi ugatangira dore umuhanuzi yaguye, ku musozi ugatangira ati dore umushumba araguye. Imana itubabarire turengere, Imana yongere tugarukeho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo urufatiro rusenyutse, umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi biyavugaga n'uwuhe? Ni we wari usigaye uhagaze. Urufatiro rusenyutse, ntago igisubizo ari ukuvugaguzwa, ntago igisubizo ari ukutaranga, ntago igisubizo ari uguseka, ntago igisubizo ari ugukoza ari ukuvuza induru, ntago igisubizo ari guhamagara mwene so ati ngwino nsure nkubwire yakugeraho. Uzi gusanga umuntu wamenye Imana ahamagara mwene se akamusura, nkaho bakicaye bakavuga Imana, bakamara isaha 1, 2, 3, 4 bari mu mateshwa, bari mu magambo adahesheje Imana icyubahiro. Muvandimwe, Imana itubabarire kandi Imana irababaye, ariko ibabajwe n'abantu bayo. Imana ibabajwe n'abatizera. Efode wide shando de my cry. Imana yongere tubabarire kandi tugirire ibambe. Wicara uvuga mwene so, wire mu duce, wire mu dukundi, ariko Imana itubabarire.
wowe nkurikiye uyu munsi wa none, bwira Imana yongere kubabarire, Imana yongere kugirire neza. Nkunda kubona amakuru, ejo nabonye amakuru mbona ngo umugabo yishe umugore we, ngamujijije kubera ko ngo umugabo ngo yicaye mu kabari, bakajya bamubwira ngo umugore arasambana ataranamwifatira. Tekereza kugira ngo umugabo yice umugore ntaramufata asambana, ariko kubera ko bamubwiye ngo arasambana akagenda agafata umuhoro akamwica, amutema amaboko, amutema ibingibi, bamutema amugira ibice kubera ko bamubwiye ngo arasambana niyamubonye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ahangaha kuri 20 ngo wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Tekereza kugira ngo ugende ubeshyera umuntu ngo arasambana utanamubonye, cyangwa niba wanamubonye, icyo gisubizo cyo kugira ngo ugende usenye. Warangiza ijambo ubwiye umuntu ngo runaka arasambana gusa, akamwica akamuvutsa ubuzima kubera wowe. Uribwira yuko kubera ko urwo rupfu utarugizemo uruhare, uribwira yuko Imana itazaguhana? Hari amaraso y'abaziranenge ari gutaka kandi nawe wagizemo uruhare. Uyu munsi wa none Imana itubabarire, uyu munsi wa none Imana itugirire neza. 21 niyo nshaka dusenge, tunatindeho, dutekerezeho, ubundi dusenge Imana itubabarire. 21 aravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana itubabarire. Uragambanira mwene so ukumva ko nta kibazo, ariko urabikora Imana ikakwihorera. Urajya kwiba ukibwira ko nta kibazo, Imana suko itakubonye. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ndi Uwiteka ndeba mu rutare rw'umukara, nkareba urushishi rw'umukara mu ijoro ry'umukara. None Imana niba ireba urushishi ku rushishi rungana, Imana ikarureba mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara, hanyuma wowe urinde Imana itareba. Urajya gusambana ugasohoka mu nzu y'umukobwa cyangwa y'umugabo w'ububa, ngo nibakubonye, ariko Imana yakubonye. Ubutunzi utunze urabizi ko wabutunze ufite wabukuye mu mahugu, burimo uratuje urasetse. Urugo wicaye murabizi se urwaye ko warunyaze, wasenye urwo abandi ukarujyamo. Urabizi ko ibyo ufite atari ibyawe, ariko wihaye amahoro yo kwihoroneza. Ariko Imana iturengera uyu munsi. Niwumve ijwi ry'Imana, niwinangira umutima. Ibyo urabikora Imana ikakwihorera, ukibwira yuko ihwanye nawe, ariko ngo umunsi umwe izabishyira ku mugaragaro. Imana itubabarire turengere. 21 niko hatubwiye ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko manye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Muvandimwe Imana itubabarire, muvandimwe Imana itugirire neza. Biragatsindwa kwihana ruko Imana yaguteje abantu, biragatsindwa kwihana ruko mwene so yakumenye. Niyo mpamvu ngubwiye ngo uyu munsi garuka. Ikintu kibabaza, urabwira abantu ngo nimwihane bakanga, ariko mu kandi kanya Imana mwaba mumaze guterana, Imana ikavuga ati hane wa musambanyi, ikaguteza abantu kandi warabanze kwihana, ukihana mu ruhame. Mwene se akagutwena cyangwa akaguseka cyangwa akakumenya, ikimwaro kikakwica kandi warabanze kwihana. Ariko uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, niwinangira umutima. Hari ijambo nasomye banze riri mu Migani, riravuga rijyanye nk'iri. Imana itubari turengere, riravuga ngo nzagukina ku mubyimba, ibyo watinyaga bikugezeho. Imana itubabarire, Imana iturengere. Umubyimba w'Imana urakaze, umubyimba w'Imana uguca amaguru, umubyimba w'Imana ucika amaboko. Tubonye benshi bakoreye Imana, Imana yahamagaye ari bazima, bafite ingingo zuzuye, banga kwitaba Imana ari bazima, ariko bayitaba ingingo zimwe ari ibice, bayitaba ingingo zimwe zaracitse, amaboko yaravuyeho, bayitaba ijisho ryaravuyeho, bayitaba amaguru yaravuyeho. Ariko uyu munsi wa none niwumve ijwi ry'Imana, niwinangira umutima. Uyu munsi wa none ngera ubwira Imana ngo ngira nanjye nkomeze, nsinzwe n'urubanza, nsinzwe n'ijambo ryawe. Byaba ari agahinda, byaba ari umubabaro, Mana nanjye ibyanjye ubishyize ku mugaragaro. Ibyo nakoreraga mu rwisho umugore wanjye atazi, ubishyize ku mugaragaro akabimenya. Niyo mpamvu nanje kukubwira ngo uyu munsi wa none ugaruke, kandi numva umuburo ugaruke koko. Mana yongere kurengere kandi gushyigikire. Bazima zongeze zibe mu ruhande rwawe, bazima zongeze ziganze kuri wowe. Wongere wemere Imana yongere gukebure, wongere wemere Imana yongere kugarukeho, wongere ubwire Imana ngo ubusambanye bwa nakoraga ndaburetse. Wemeye wongere ubwire Imana ngo nemeye kureka imirimo y'umwijima nagenderagamo. Imana iturengere kandi tugirire neza. Kadusome n'indi jambo ry'Imana riri hano muri Tito. Imana iturengere kandi turwanirire. Imana yongere twambike imbaraga mu izina rya Yesu. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Tito igice cya mbere umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo bavuga yuko bazi Imana,
ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Kadusubire mu ijambo ry'Imana. Imana iturengere kandi dushyigikire. Ni muri Tito igice cya mbere umurongo wa 16. Bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Imana iturengere kandi tugirire neza. Muri iyi si nta muntu utazi Imana, nta n'umuntu utemera Imana. N'uwayihakana ayihakana ariko ayizi, kubera ko Imana yatugiriye neza, iturema mu ishusho ryayo. Ijambo rirambwiye ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Tekereza kuba uri umukristo, ariko umuntu yagushaka imbuto z'ubukristo akazibura. Tekereza kuba uri umukristo, ukaba uri umukristo wo mu rusengero, ariko wasohoka hanze imbuto z'ubukristo bakazibura. Wasohoka hanze ukirahira. Mperutse guca ku rugo rumwe rw'umukristo, ni n'inshuti yanjye, ndangije nciye ku nzira, numva arimo aratongana na mwene se. Numva ari kwirahira ati ngiye nakureka ko ndi umwana w'umuzigaba. Ati nagukubita namara kukubita ubundi ati narambika agakiza hasi namara kukarambika, nkagukubita namara gukubita ubundi nkazihana nyuma. Tekereza uyu munsi urambitse agakiza hasi kajya kurwana, Yesu akahita agaruka. Iryo joro waba uribonye. Imana itubare turengere. Bavandimwe, mureke mu myambarire yacu hagaragaremo agakiza, mureke mu vigire yacu hagaragaremo agakiza, mureke mu mitekerereze yacu hagaragaremo agakiza. Uzi kugira ngo ugendane n'umuntu ubizi ko ari umukristo, mwagera mu kabari cyangwa mwagera ahantu mugiye nko gusangira, Yesu ashimwe cyane, wari uzi ko ari umukristo, akubwira ati ariko buri ufasha agafanta ukavangana ka mitsingi byaryoha. Imana itubabarire kandi turengere. Ibyo bintu bikunze kubaho. Haroretse kunganiriza. Imana itubabarire, Imana iturengere. Imana irababaye mwene data. Genza mu gakiza hari abantu bamamagaye ngo ninze nyizwe, hari abantu bambwirije ngo inze nyizwe, ariko ikintu kimbabaje nuko aribo baguye. Ikintu kimbabaje no kuntu nyuma baje kumbwira ngo tujye mu kabari. Ikintu cyambabaje no kuntu bambwiye ngo tujye kunywa inzoga, aribo nasanze mu gakiza. Bamwe narabafataga nk'icyitegererezo, bamwe aribo naje nkurikiye. Imana iturengere kandi dushyigikire. Ijambo rirambwiye ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Tekereza kuba uri umukobwa ukambara ibirebere mu rusengero, ukagira imyenda yo kwambara mu rusengero, ukagira imyenda yo kuryoshya, ukambara akamini uri hanze. Muvandimwe, Yesu yavuze ngo iki? Muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni wambara ko kamini ugaca imbere y'umugabo cyangwa ugaca imbere y'abanyabyaha, ejo uzajya kubabwiriza ute? Warambaye akamini ugenda ubahenera, warambaye akamini ugenda wambaye ubusa. Imana iturengere dushyigikire. Tekereza kuba mu mivugire yawe n'agakiza karimo, wicarana n'abantu bakavuga ibideye isoni, nawe ukongera ukungamo ugaseka. Ubwo muri mivugire yawe agakiza kari hehe? Tekereza kuba ureba abantu bakavuga ibyaha, bari gupanga plani zo kwiba, ukagenda ukabashyigikira. Agakiza kari hehe? Tekereza mu migendere yawe, niba udashobora guhamya Imana, agakiza kawe kari hehe? Bavuga yuko bazi Imana ariko bakayikanisha ibyo bakora. Bene abo ngabo nabo kwangwa no mu mirimo yabo myiza. Imirimo yabo myiza Bibiliya ivuga ni iyihe? Ni igihe bumva yuko bagiye mu nzu y'Imana bagatura, ariko mu miturire yabo n'ubundi Imana itabishimiye, Imana itababona. Efode maigrai shando benestance, Imana itabagirira neza. Imana ivuga ati abangaba ni abanyabyaha, Imana itugirira ibambe. Ijambo ryarambwiye isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Efode stance, Imana yongere tugarukeho, Imana yongere tubabarire, Imana yongere dukebure. Ni ukuri munyemerere bene data, mu mivugire yacu hagaragaremo agakiza, mu mitekerereze yacu hagaragaremo agakiza, utubona tubonemo agakiza. Ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo muri umunyu w'isi, muturi umunyu w'isi, mureke duhamye agakiza. Yesu yaravuze ngo nimutinya kumamiriza imbere y'abantu, nanjye nzatinya kubamiriza imbere ya data n'abamarayika. Mperutse kujya mu bukwe bumwe, masanga mwene data yari kumwe n'izindi nshuti ze. Ubwo bukwe bwari burimo amayoga, burimo n'amafanta. Inshuti ze zari zicaranye barimo baranywa inzoga. Mubonye ariko yari afite fanta, mubonye ndamusuza ngo Yesu ashimwe, kubera ko yari kumwe n'abo ngabo nyine babambariye bari kunywa za byeri. Atinya kunsubiza, mbona ashatse kwiribagiza, mbona ashatse kwirebesha hirya hino. Umwe wari afite byeri aramubwira ati ariko se uriya si mwene so uri kugusuhuza? Birambabaza. Ntekereza ukuntu umuntu yanze kunsubiza ngo Yesu ahimbazwe kubera ko ari kumwe nabo bari gusangira inzoga. Ngatekereza niba uyu muntu atinye guhamya ngo Yesu ahimbazwe mu bari gusangira inzoga, noneho iyo bari kumwe mu hirya hino nta muntu bareba, we buriya abahamiriza bingana iki? Ababwira iki? Mureke duhamye.
mureke duhamye bene data, mureke duhamye. Wa musore we, umukobwa nari hari hashaka ko musambana uhamye. Wa mukobwa umusore yigushikisha amafaranga nayo igihe gitoya, amafaranga arashira, ariko ayo muri Kristo nashira urayaryaho ukaramba. For de sanse de mando de win shando benestance. Mane tubabarire kandi turengere. Ubutunzi uhawe na Yesu burarama, ariko ubwo uhawe na Satani burama igihe gito kandi nacyo cyuzuye umubabaro. Mureke tugarukire Imana, mureke duhindukirire Imana. Mu myambarire yacu abone garagaremo agakiza. Umunsi umwe ngo umukobwa agiye muri Nibature, ngagiye gusenga, ngagezeyo ngo yari yambaye akabini, ngageze mu rusengero. Murabiza ukuntu bagira mu rusengero bakarenzaho utuntu tw'udushabazi cyangwa tw'udusharupe. Ngamaze kukarenza harasenga, amaze gusenga ngasohoke avuye muri Nibature, ngagende ngahura n'indaya, ngahuye n'indaya ivuye gutega, ngira mwitegetse ko bizo bavuye mu rusengero bakoroka agasharupe yambaye ka kamini. Indaya yange mwitegereze ngirangije ramubwira ati se naye waburaniwe nkanje? Umukobwa uvuye gusenga ati naburaniwe iki? Ati se wabuza abagabo nkanje? Undi ati mu izina rya Yesu ati nyemvuye gusenga simvuye gutega. Undi atumbabarire kubera ko nakwitiranyije. Ati mpamvu nkwitiranyije na nagambaye inifomu umeze nk'iyanjye. Mu yandi magambo bivuze iki? Yari yambaye akamini nkako yanda ivuye gutega yambaye. Imana tubabarire bene data, twe gutukisha izina rya Yesu. Imyambarire yacu yo gutukisha izina rya Yesu, imivugire yacu yo gutukisha izina rya Yesu. Uzi kugira ngo tuba abakristo bo mu rusengero, Imana tubabarire twagera hanze mu kazi dukora, wagera ukabutagira mu kazi ngo baze ngo ndashaka eme umurokore ngo babe bamukwereka. Ukabutagira mu rupangu ngo uvuga ati ndashaka eme w'umukristo ngo babe bamukwereka kubera amatikuye, kubera ko ari umukristo mu rusengero ko yagera hanze akabikirura kiryana, akaba amasega aryana. Imana turengere kandi dushyigikire. Imbabazi z'Imana zigaragare mu ruhande rwacu, ubuntu bw'Imana bwongere bube kuri twebwe. Nukuri nitwumva ijwi ry'Imana uyu munsi wa none, nitwinangira umutima kubera ko Imana yari ibabaye. Imana ibabajwe n'abatizera, Imana ibabajwe n'ibyaha, kandi ibyaha biri gukorwa n'abantu bari mu nzu yayo. Ugasanga umuntu ngo ni umuhanuzi agahanura mu nzu y'Imana, ariko ugasanga ni usambana. Ugasanga umuntu ngo ni umukozi w'Imana, ngo ni umuvugabutumwa, ariko abana bandi yarabamaze abayogoza basambanya. Akaba ajya amahoteli meza ni uyazi, ibitanda byiza ni ubizi, inzoga iryoshye ni uyizi, kandi ngo ni umuhanuzi. Imana tubabarire turengere. Nababwiye ko nari maze iminsi ndwaye, ariko Imana yarangendereye irambwira, imbwira ukuntu abantu bayo ari bari gutukisha umurimo w'Imana. Imana tubabarire kandi turengere tugirire neza. Ugasanga umuntu ngo ni umuhanuzi mu nzu y'Imana, ariko akaba ari uzi hoteli nziza, akaba ari uzi inzoga iryoha, akaba ari wayogoza abana b'abandi asambana. Imana irambwira ngo irababaye kandi babajwe n'abantu bari mu nzu yayo. Imana tubabarire bene data, Imana dushyigikire kandi turengere. Uyu munsi wa none twumva imiburo y'Imana, nitwinangira imitima. Imana dukure mu gitabo cy'abanyabyaha uyu munsi wa none, twongere kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Muririmbye n'ubuze umwuka yaravuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umwami Yesu ndashaka kubimishurira. Uwo yari asenze neza, yari asabye neza. Mwenda tubutunzi bw'isi burashira, amazu meza arashira, imodoka zirashira. Hari umugabo umwe nakunze wo muri Bibiliya, uwo mugabo nta wundi ni Salomo. Yesu ashimwe cyane. Imana turengere kandi dushyigikire. Ngarangije ngo Imana iramugenderera mu gihe bagiranye ikiganiro. Imana imubaza ngo na urifuza iki kuri iki cyangwa urashaka iki? Salomo abona ko vewiti wayijyamo uyu munsi kakubita ku gikuta